Yesu ashimwe cyane, Yesu nahabwe icyubahiro. Igitondo cyiza, badufatanije gusenga, abo dufatanije nibature, abo twatangiranye, abo turi guhura muri iyi nzira yo gushakisha Imana. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Uyu ni umunsi wa gatandatu turi imbere y'Imana, turiho dusenga. Imana yacu nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuri ngo gusenga bikingura ijuru, gusenga bifasha umuntu, gusenga bimara umubabaro, gusenga bihindura imigambi ya Satani, gusenga bihindura imigambi y'abantu, gusenga bikuraho ibihano Imana yari iduteganirije, gusenga bikora ibyo bintu uko ari bitatu. Imana ntihabwe icyubahiro. Reka weho winjiye muri iyi nibature aka kanya, Imana igukureho imigambi ya Satani, Imana ikureho imigambi y'abantu babi ku buzima bwawe, kandi Imana ihindure ibihano yari iguteganirije kubwo gusenga. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ngo ni uko i Nineve bumvise izo nkuru z'uko Imana igiye kuharimbura, ngo bambara ibigunira bicara mu ivu bararira. Ngo ni uko ngo Imana ibonye guca bugufi kwabo, ngo ni uko ngo irigarura. Reka ngo usengere wowe uri muri iyi nibature, Imana yigarure ku buzima bwawe. Byashoboka ko utagenza uko byari bikwiriye, ariko Imana yigarure, Imana ikubabarire, Imana ikubabarire, Imana ikweze. Wagiye mu magambo uri umukristo, Imana ikubabarire. Wanyweye inzoga uri umukristo, Imana ikubabarire. Waribye, Imana ikubabarire. Wagiye mu marari y'ubusambanyi, Imana ikubabarire. Amaraso y'umwana w'Imana akubonekeho mu izina rya Yesu. Weho wagiye kuraguza, Imana ikubabarire. Weho waciye inyuma y'uwo mwashakanye, Imana ikubabarire. Weho wicaye mu nteko y'abaneguranye, Imana ikubabarire. Weho wirwaniriye, Imana ikubabarire. Weho watanze ruswa, Imana ikubabarire. Weho waketse, Imana ikubabarire. Weho wateranije abavandimwe, Imana ikubabarire. Weho utanyurwa n'ukuri, Imana ikubabarire. Amaraso y'umwana w'Imana tubonekeho muri iyi nibature yo gufungurirwa amarembo. Ngo ni uko Imana ibonye ko baciye bugufi irigarura. Tapifone taya, ndabona Imana yigaruye. Vuga ngo Imana irigaruye ku buzima bwanjye. Imana yigarure, Imana yongere ikwishimire, Imana yongere ikugirire neza. Ibyo abantu bakuvuze, Imana itesha agaciro. Ibirego by'abarozi, ibirego by'abakurega, Imana itesheje agaciro. Topefone taya, akira kubabarirwa, akira imbabazi z'Imana. Imana ngo irigarura, Imana irigaruye aka kanya, Imana yigaruye iyi saha, Imana irigaruye. Mu nzozi ugiye kubibona ko Imana yigaruye, mu rugo rwawe ugiye kubibona ko Imana yigaruye, mu gakiza kawe ugiye kubibona ko Imana yigaruye. Tapifone taya, Imana irigaruye. Imana yacu nishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga Imana, tugiye kuyinginga ngo izibane natwe kuri uyu munsi wa gatandatu turi muri nibature. Hari ikintu Imana iri bukore, hari ikintu Imana iri bukore. Imana iratanga imfunguzo, Imana itanze imfunguzo. Akira urufunguzo, urwanjye narwakiye, nawe akira urwawe. Uyu ni umunsi wa gatandatu, ni umunsi wo kwakira imfunguzo. Ejo ni umunsi wo kwinjira, kubera ko ejo ku munsi wa karindwi tuzafungurirwa. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko uyu munsi ni umunsi wo guhabwa imfunguzo, ni umunsi wo gufata imfunguzo, ni umunsi wo kuzakira. Imana ishimwe cyane. Kandi nitwakira imfunguzo turaza gufungura. Hari ibintu abadayimoni bafungiranye, hari ibintu inshuti mbi zafungiranye, hari ibintu ikirere kibi cyafungiranye, hari ibintu ubwami bw'ubuperesi bwafungiranye, hari amasezerano afunze, hari umugisha ufunze, hari ibyerekezo bifunze, hari imihamagaro ifunze, hari mariyaje zifunze, hari igikundiro gifunze, hari
hari feva ifunze, ariko uyu munsi ni umunsi wo kwakira imfunguzo, ni umunsi wo gufungurirwa, ejo ni umunsi wo kwinjira. Imana yacu nishimwe cyane, amena. Mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri, umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi, ushaka kureba Imana. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi, ushaka kureba Imana. N'amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro, umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho, umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Mana yacu nishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro bene data. Haleluya. Iyi ndirimbo ni indirimbo nziza, ni indirimbo nkunda, cyangwa nawe ukayikunda. Mana yacu nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Bene data, reka tumenye igihe turimo. Iki ni igihe cyo gusenga, turi mu masengesho y'iminsi 7, uyu ni umunsi wa 6, turi kumenagura ikirere, turimo turasenga. Reka nkubwire ngo iyi ni intambara tuba twateje mu kirere, intambara ikomeye. Ubu abadayimoni bahiye ubwoba, abarozi bahiye ubwoba, wowe urimo urabikinisha, wowe uri kugira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko reka nkubwire ngo ntago bisanzwe. Umuririmbyi yaravuze ngo ntawe usenga akina, ngo kandi ukandagira usenga ngo ntago ajya ahonyora, ngo umuntu usenga ntukamwishinge, ngo agenda afite icyo yokeje. Reka nkubwire ngo nta bihe byiza bizakurutira gusenga, nta bihe byiza bizakurutira kuba imbere y'Imana. Hari ahantu henshi uzaba uhata igihe, ariko nta muntu ujya uta igihe harimo masengesho. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Haleluya. Hari umuntu wigeze avuga ngo umuhanuzi yaramushutse, ngo aramubwira ngo nagenda asenga amasengesho y'iminsi 3, ngo ageze imbere ngo undi muhanuzi aramubwira ngo wawo ndi ngo yamushutse, ngo hari umuntu wagushutse, ngo hari umuntu wavuze ngo usenga amasengesho y'iminsi 3, ngo ariko ngo yagushutse. Abo yabibwiye etapifodotayini baramubwiye ngo nubwo yaba yakuvangiweho, ngo yaba yakuvangiweho neza, ngo icyago ugahora uhura n'abakuvangirwaho ngo usenge. Reka nkubwire ngo umuntu akuvangiweho akubwira ngo usenge yaba akuvangiweho neza, kubera yuko nta gihombo cyo gusenga bene data. Icyaduha tukabona abatuvangirwaho ariko batubwira ngo dusenge. Gusenga bikingura ijuru. Haleluya, haleluya.
haleluya, ngo amasengesho yacu ngo agera kure cyane, ngo atambuka n'inyenyeri. Ni ukuri nta n'icyogajuru kijya kigera ku nyenyeri, ariko gusenga bitambuka inyenyeri. Reka mbabwire ngo iki gihe turimo ni igihe cyiza. Iki ni igihe Imana iri gukora imirimo. Iki ni igihe cya deliverance. Iki ni igihe ya mahembe bakohereza Imana iri kuyakubitira kure. Ni ukuri nta nubwo azongera kugera ku mabati yawe. Etapifone tarabone voyasanse. Iki ni igihe Imana iri kudukuraho imivumo. Iki ni igihe Imana iri kutuvumura. Iki ni igihe Imana iri kutwiyereka. Iki ni igihe Imana iri kuturwanirira. Iki ni igihe Imana iri kutwongerera iminsi yo kubaho. Imana iri gukura ku rutonde abari bamaze gucukurirwa imva. Reka mbabwire ngo aya masengesho ni ubuzima, ni ubuzima. Imana iri kumbwira ngo umuntu uri muri aya masengesho imuhaye ubuzima mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri. Akira ubuzima. Hari abantu Imana ikuye ku rutonde. Hari abari bagomba gupfa muri uyu mwaka. Hari abari bagomba kugenda kubera akabarozi ni babi, baba bagira ngo batwikize, ariko akira kurama bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze. Imana yacu nihabwa icyubahiro, ngo amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Haleluya, haleluya. Reka aya masengesho atambuka inyenyeri. Aya masengesho arenga imivumo bakuvumye. Aya masengesho arenga amagambo bakuvuze, abagushyiriyeho imipaka ngo ntuzarenga ahangaha ugiye kuharenga kubwo gusenga. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. ngo umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Haleluya. Iyi ndirimbo ije kuri twebwe ni ubuhanuzi. Tumaze iminsi duhanura, ariko ubuhanuzi bw'uyu munsi buri muri iyi ndirimbo, niko Imana iri kumbwira. Haleluya, haleluya. Mu gihe cyo gusenga, reka nkubwire ngo umutima wawe ugiye gutuza. Umaze iminsi nta mahoro ufite, ariko aya masengesho Imana yatangiyemo umutuzo. Kandi umaze iminsi uri mu mwijima kubera ibicaniro bibi byo mu miryango. Mwuka wo kwiyahura wari waguteye, mwuka wo kwiyanga wari waguteye, mwuka wo kwirwanira wari waguteye, mwuka wo kuva mu gakiza wari waguteye. Ariko akira umucyo. Imana itanze umucyo ngo umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Akira ibanga ryo gusenga, kubera yuko umucyo ugiye kuba mwinshi ku buzima bwawe. Amahoro agiye kuba menshi, amadeni araguhunze, igisuzuguro kiraguhunze, uburwayi buraguhunze, ubukene buraguhunze, agahinda karaguhunze, abarozi baraguhunze. Imana yacu nishimwe ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntago azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Reka nkubwire ngo hari ubwoba buguhunze. Topine vodotayini, wari ufite ubwoba, wari ufite ihahamuka muri wowe, wari utinya abanzi bawe, wari utinya abagome, wari utinya ibihe, wari ukutse umutima, wari wibajije uko uzabigenza. Kambabwire ngo mu ntwaro Satani akoresha habamo kudutera ubwoba, ugahinda umushyitsi, ukavuga ngo aba bana nzabaha iki, ukavuga ngo nzabahe, ukavuga ngo akazi bansezereye. Tapifone taya aba yakubonye. Ariko Imana iravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Reka nkubwire ngo ukuri, hari ubwoba buguhunze. Vuga ngo Imana inkijije ubwoba. Abanzi bacu, umwanzi Satani ahora twifuriza ko duhorana ubwoba, ahora yifuza ko duhorana ubwoba. Iyo dufite ubwoba dukora amakosa, iyo dufite ubwoba umva turirwanirira, iyo dufite ubwoba duhunga Imana, tuva mu bwiza bw'Imana. Ariko Imana iravuze ngo umucyo uzaba umucyo. Haleluya, haleluya. Ngo kandi n'umwana mutoya uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, ahubwo ngo uyu mwana azafashwa no gusenga. Imana yacu nishimwe cyane. Iyi ndirimbo ni Imana iduhaye kuri uyu munsi wa gatandatu, umunsi Imana igiye gufungura, umunsi Imana igiye gufunga. Haleluya, haleluya.
turaza gusenga isengesho rifungura, turaza gusenga isengesho rifunga, twongere dusenga isengesho rifungura. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hari ibintu biri ku buzima bwawe ariko ukwiriye kubifunga. Haleluya, haleluya. Hari n'ibyo ukwiriye gufungura, ibyo byose turaza kubibona. Reka dusenge dushima Imana. Haleluya, haleluya. Mana yacu, Mana nziza, ndagushimiye kuri kumwe natwe, ndagushimye ko waduhetse, ndagushimye ko tugejeje kuri munsi wa gatandatu turiho dusenga tumenagura tuvuga ngo Mana agira ibintu ufungura. Mana turakwinginze ngo uyu munsi utanga imfunguzo kuri buri muntu wese abashe gufungura ibye, buri muntu wese abashe gufunga ibyo adashaka, turabifunga Mana, ariko tubohoje imfunguzo zazindi abadayimoni batwaye, zazindi abarozi batwaye, mu izina rya Yesu Kristo. Mana uzufungure, ufungure amakwe, ufungure mariage, ufungure amahoro, ufungure inzira, ingendo zari zifunze zifunguke mu izina rya Yesu Kristo. Mariage zari zifunze zifunguke mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka mwami wanjye, ndasenze kugira ngo uyu munsi ube umunsi udasanzwe, uyu munsi ube umunsi wo gufungurirwa, uyu munsi ube umunsi wo gufungura, uyu munsi ube umunsi wo gufunga mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina na Yesu Kristo. Mana ndabizi neza yuko umuntu ufunga atari ufungura. Mana byashoboka ko bafunze, ariko ni wowe ufite urufunguzo rw'ibizaba. Muririmbyi aravuga ngo ni wowe ufite urufunguzo, ngo nta wundi wo kuruturindira. Mana turagushimye ko warurinze, ariko aka kanya Uwiteka turakwinginze ngo uduhe ububasha, uduhe ubushobozi bwo gufungura. Mwami ndagushimye yuko ubikoze, ndagushimye ko ubigenje neza, ndagushimye ko utanze ububasha hagati muri twebwe. Uri kumbwira ngo hari abo uhaye ububasha, hari abo uhaye ububasha, hari abo uhaye ububasha. Uri kumbwira ngo wambuye abanzi bacu ububasha, uri kumbwira ngo uduhaye ububasha. Mana yacu nishimwe, Mana utanze ububasha, utanze ububasha. Waho hari abisha ubukwe biremera, ariko utanze ububasha bwo gukora ubukwe bikemera. Hari abasenye ingo biremera, ariko Mana utanze ububasha bwo kubaka. Mana bagiye babona ububasha bwo kubyica, ariko twebwe duhaye ububasha bwo kubikiza. Mana ntuhabwe icyubahiro, izina ryawe rishimwe. Bana natwe muri iyi nibature, igaragaze cyane Uwiteka. Etapifone taya menevokire dotaya. Uri kumbwira ngo uyu ni umunsi wo kumenagura imbaraga z'abarozi. Mana turamenagura imbaraga mbi z'abarozi, turamenagura imivumo batuvumye, turamenagura amagambo mabi batwaturiyeho dutesheje agaciro, abavuze ngo ntacyo tuzimarira. Ayo magambo mabi tuyaroshye ikuzimu. Turafunze kuko urufunguzo rurafunga rukanafungura. Dufunze amarembo y'ikuzimu, amagambo mabi batwaturiyeho turafunze mu izina rya Yesu Kristo. Dore bagiye badutega iminsi, turafunze mu izina rya Yesu Kristo, turafunze mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina na Yesu Kristo wa Nazareti, dufunze iyo mivumo, dufunze izo karande, dufunze ibyo byose. Atapefodotaya mu izina rya Yesu Kristo, turafunze mu izina rya Yesu. Ibyo ngibyo nibihagarare, ibyo ngibyo ntibikabe, ibyo ngibyo ntibigasohore. Baravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Niyo mpamvu dufunze imigambi y'abanyeshyari, dufunze imigambi y'abarozi, dufunze imigambi y'abakonikoni, dufunze imigambi y'abanzi bacu mu izina rya Yesu Kristo. Mana turafungura, dufunguye ikirere, dufunguye iby'ubwami bw'ubuperesi bwafunze, dufunguye ayo makado netaya benevoya. Mana ndagushimye kubikoze, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami ndagushimye kubw'iyi imvura y'umugisha ugushije mu kirere. Mana ndabona ugushije umuhindo w'imvura, ndabona uteje Mwami Mana mu kirere habaye imvura nyinshi, kandi iyi mvura Mwami Mana imanuye imigisha yabera yari yarafatiwe mu kirere, yari yarafashwe n'ubwami bw'ubuperesi. Uri kumwira ngo abantu nibarambura ibiganza bakire
Mana utanze akazi muri iyi nibature ku mugisha, Mana utanze bizinesi muri iyi nibature, Mana data wa twese utanze amahoro muri iyi nibature, Mana utanze umubiri muri iyi nibature. Mana hari abantu satani yahoragamo amaraso, umuntu agahora ananutse kandi nta kibazo afite, uri kumwe ngo hari abantu ugaruriye umubiri, donevo etakidevaya, hari abantu enetaya donefaya erebone kidevaya enetakidevaya meni sanse dosayini, hari abantu basezeranije abaterankunga ariko bari barafatiwe mu kirere, ariko Mana bararekuwe, urambwiye ngo n'abawabwiye baterankunga nibakira abantu b'umumaro, kubera kurafunguye. Iyi mvura y'umuhindo, iyi mvura iguye mu kirere, iyi mvura ifunguye byinshi byari byarafatiye mu bwami bw'ubuperesi, iyi mvura ifunguye amasezerano, uri kumwe aho nibakomeze batega ibiganza ngo kuko urimo urabohora, urimo urabohora, urimo urabohora, urimo urabohora, uri kumbwira ngo ubohoye abana b'umugisha wavuze etaya done menekidewaya, uri kumbwira ngo kandi ukijije indwara zidakira kuko ubohoye imiti igomba gukiza abantu bawe, uri kumbwira ngo abantu ukuye ku miti ngo abo ngabo nibatangire basezere kubera kubahaye ikinini kimwe kandi buri wese kiramukijije etape fodotaya. Mana ubohoye amakwe, uri kumbwira ngo ukwezi kwa 12 urasinye, abo utambagije edotaya romene fodotaya, uri kumbwira ngo uri Imana, uri kumbwira ngo uri Imana ikoze imirimo, uri kumbwira ngo uri Imana itanze enetakidevo yasanze. Hari abantu bari barabuze ijambo ariko ubahaye ijambo, Mana uri kumwe nimbabwira ngo nibakire ijambo mu miryango yabo, kubera ko hari abari barabuze icyo kuvuga, ariko uri kumbwira ngo benshi bagiye kujya mu ntara bajyanye inkuru nziza. Mana nushimwe, Mana nuhabwe icyubahiro kuko hari ibyo ukoze, kuko hari ibyo uremye otepe fodotaya nezekidevo yasanse. Uri kumbwira ngo wirukanye umwuka w'ubusinzi mu miryango myinshi iteze amatwi Agasambi TV, uri kumbwira ngo hari umwuka w'ubusinzi wirukanye mu miryango yacu, uri kumbwira ngo hari umwuka w'ubusambanyi wirukanye, uri kumbwira ngo hari abari baraboshywe ariko urabohoye, uri kumbwira ngo hari agahinda ukuye mu mitima y'abantu, uri kumbwira ngo urigaragaje kandi urigwatirije. Mana hari umuntu wari ukeneye kredi ariko urayimuhaye etapifo kandi ni umugisha. Mana uri kumbwira ngo uyu mwaka urigwatirije, hari benshi ngo bari bafite ubwoba ngo uzarangira nk'iyindi, uri kumbwira ngo ntabwo uri burangire nk'iyindi, kubera ko Mwami Mana aho satani yari abategeye ariho bategerereje, uri kumbwira ngo urirahiriye yuko uyu mwaka utari burangire nk'iyindi, uri kumbwira ngo hari benshi utereye kashe y'ubutabazi, uri kumbwira ngo umuntu wese waje muri nibature ntiyakire kashe y'ubutabazi, uri kumbwira ngo ntabwo ari uriya mwaka ahubwo ni uyu nguyu, uri kumbwira ngo uyu mwaka ni uwo gusohorezwa amasezerano, ukambwira ngo uriya mwaka ni umwaka w'amashimwe, uri kumbwira ngo aya mezi asigaye turwana intambara ikomeye etapifodonetayini enevokire dotaya retaya donemenekidevaya esasaya dotaya. Mana ndagushimye, icyambere ukoze urambwiye ngo utanze amahoro yo mu mutima, icya kabiri ukoze urambwiye ngo abari bahanze amaso ku bantu yakuye ku bantu, ahubwo ibyiringiro byabo bishyize muri wowe etapifodotayini. icya gatatu Uwiteka uri kumbwira ngo uranduye uburwayi buhoraho mu buzima bw'abantu menivo etakidevaya enesasaya dotaya, uri kumbwira ngo ikintu cya kane ukoreye abantu bawe edotayini rebone fodotaya, uri kumbwira ngo utanze aderese, ngo hari abantu bari mu manegeka, ngo hari abantu bari babuze icyerekezo, ngo hari abantu bari babayeho batazi uko buri buke, ariko ukuye abantu mu manegeka netape fo ya sanse. icya gatanu erebone taya doneve esanse de kireboya, uri kumbwira ngo hari abantu enetakidevaya resedotaynikire erebone fo, uri kumbwira ngo hari abantu mwuka wera yari yarasinziriye ariko uramuka
ndagukanguye, uri kumbwira ngo wongeye gutanga mwuka wera cyane, kandi uri kumbwira ngo bari babeshejweho na mwuka wera, uri kumwe ngo hari abantu bari barabuze abana babo mu buryo bw'umwuka, hari abantu abana babo bari barasinziriye, abandi bari barapfuye, etapefodotaya, icyo ngicyo cyatumaga n'ubutabazi bwabo buza bukabura, ariko uri kumbwira ngo utanze mwuka wera bundi bushya, ngo kandi ubazuriye abana bo mu mwuka, uzuye agakiza, bigiye kumenyekana yuko bagendanye nawe, etepefodotaya. Mana iri kumwe, nimwakira abana bazima mu buryo bw'umwuka, ngo kubera ko mugiye kongera kubaho bundi bushya. Zenitaya donefeya, icya karindwi, donemenekide waya. Mana urambwiye ngo buri muntu wese niyakire yuko wongeye gufungura vijoni, urambwiye ngo vijoni z'abantu zari zarapfuye, zari zarahagaze, zari zarabaye dawuni, donetaya, uri kunyereka imodoka nyinshi zapfuye zivamo amapine, ariko urambwiye ngo urongeye uhagurukije vijoni z'abantu, uhagurukije icyerekezo byabo, uhagurukije inzozi zabo n'ubundi bushya, uri kumwira ngo hari aho babuze ubwenge, ariko ubahaye ubwenge, uri kumwe ngo ntabwo bizongera gupfa. Mana uhabwa icyubahiro kubw'ibyo ukoze, izina ryawe rishimwe. Ndagushimiye kuba ukuye ku nzoga, ndagushimiye kuba ukuye mu magambo, ndagushimiye kuba wishyuriye amadeni, ndagushimiye kuba uhaye ubwenge, ndagushimiye kuba ukoze mu biganza. Mana hari abantu ukwiye gutega amaboko, uri kumbwira ngo urabirangije, uri kumbwira ngo urabikoze, uri kumbwira ngo ubigenje neza, uri kumbwira ngo buri muntu wese nacunga izamu rye, uri kumbwira ngo buri muntu wese nareke guca imanza, uri kumbwira ngo iki ni igihe cyo kugira ngo buri wese amenye Imana ye kandi amenye ibyo acunga ubugingo bwe. Etapifo, uri kumwe ngo ntituve mu magambo no mu guca imanza, uri kumbwira ngo ibihe turimo enetaya donefeya sanse dotayini, ngo buri muntu wese nacunga izamu rye, ngo nareke guca imanza, ngo kuko dotaya ngo niwabuze ibiri kuba. Mana ushimwe, amen. Haleluya, amen, amen, haleluya, amen, amen, haleluya, amen, haleluya, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hano mu Kubara ibice 26, ibice 23, duhereye ku murongo wa 19. Haravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze, ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye simbasha kuwukura. Ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye ku Bisiraheli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo, bayivugiriza impundu. Imana yabakuye muri Egiputa, niyo ibajyana, ifite amaboko nk'ay'imbogo. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. O teapifone taya zenita kidevoya. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Amen, amen, amen. Imana ishimwe cyane bene data. Uyu munsi Imana iravuze ngo si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze, ngo ibyo yavuze no kubikora izabikora. Haleluya. Imana yacu nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Amen, amen. Twongere dusome Kubara 23, umurongo ni umurongo wa 7 n'uwa 8. Haleluya. Ngo aca umugani uhanura ati, muri Arabu niho Baraki yankuye, umwami w'Imowabu yankuye mu misozi y'iburasirazuba, ati ngwino umvumire ubwoko bwa Yakobo, ngwino urakarire ubwoko bwa Isiraheli. Navuma nte ab'Imana? Reka nkubwire ngo uyu munsi Imana igukuyeho umuvumo. Hari umuvumo Imana igukuyeho, hari amagambo mabi Imana igukuyeho, hari amagambo abayobozi bakuyoboye bakwaturiye, ariko Imana irambwiye ngo itesheje agaciro. Hari ijambo ribi umubyeyi wawe yakwaturiyeho nawe ahubutse, ariko Imana irambwiye ngo itesheje agaciro. Hari ijambo ribi uwo mwashakanye yakwaturiyeho, ariko Imana itesheje agaciro. Hari ijambo ribi inshuti yawe yakwaturiye, ariko Imana itesheje agaciro. Hari ijambo ribi umwanzi wawe yakwaturiye, ariko Imana
kwitesha agaciro. Imana yambwiye ngo kuri uyu munsi wa gatandatu ikuye umuvumo ku bantu. Hari imivumo mwagendanaga ariko ntago mwari mubizi, niyo mpamvu wajyaga kugera aha n'aha ariko bikanga ukayoberwa impamvu, ariko avuga ngo Imana inkuyeho umuvumo. Aleluya, aleluya. Etapifo notaye de sanse, nta kindi kigukuyeho umuvumo uretse ijambo ryiza Imana yakuvuzeho. Nta kindi kigukuyeho umuvumo uretse yuko uri umunyamugisha. Imana yacu nishimwe cyane. Niyo mpamvu ngo Baramu yavuze ngo navuma nte abo Imana itavumye, narakavumye ngo kandi ngo narakarira nte abitarakariye. Reka nkubwire ngo naho umuntu yakurakarira, Imana itakurakariye nta kintu yagutwara. Naho umuntu yaguhagurukira, Imana nta kibazo mufitanye. Reka nkubwire ngo Imana iri mu ruhande rwawe. Niyo mpamvu Imana igukuyeho umuvumo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana igukuyeho umuvumo. Haleluya, haleluya. Imana igukuyeho umuvumo w'abana b'abantu. Imana igukuyeho umuvumo isi yaguteje. Imana igukuyeho umuvumo. Imana ishimwe cyane. Akira gukurwaho umuvumo kuri uyu munsi wa gatandatu. Imana igukuyeho umuvumo, ahubwo Imana iguhaye umugisha ngo navuma nte abo Imana itavumye, narakarira nte abitarakariye. Imana idukuyeho umuvumo muri iki gitondo. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Reka dusoreze muri Matayo ibice 16 umurongo wa 19. Wumve ko ari wowe Imana yabwiye. Aya magambo yari yabwiwe Petero, ariko uyu munsi ni wowe Imana yabwiye. Haleluya, haleluya. Matayo 16 umurongo wa 19 haravuga ngo nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Imana yacu nishimwe cyane. Uyu munsi ngo Imana iguhaye imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, ngo icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiwe, ndetse n'icyo uzahambura kizaba gihambuwe. Uyu munsi akiri imfunguzo zo guhambira ibintu bibi udashaka mu buzima bwawe. Uhambire, uhambire, uhambire umwuka w'uburushyi, uhambire ubuzirika, ubuvumo wirukane, kuko Imana iguhaye ububasha, Imana iguhaye ubushobozi. Uhambire umwuka w'ubushomeri uve ku buzima bwawe, uhambire umwuka w'ubuja uve ku buzima bwawe, uhambire umwuka w'uburwayi uve ku buzima bwawe, uhambire umwuka wo gusenya uve ku buzima bwawe, uhambire umwuka wo guharikwa uve ku buzima bwawe, uhambire umwuka w'ibihombo uve ku buzima bwawe. Aka ni akanya tugiye gusenga tuvuga ngo Mana, hari ibintu tuhambi, hari ibintu tuziritse, hari n'ibyo tuzituye. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Gira ibintu ufata urangiza ubifata ubizirike, numara kubizirika ubitwike. Hari umukozi w'Imana wavuze ngo abadayimoni tugiye kuzajya tubashyira mu tuduzeni, ngo tubakubitire hamwe kuko ari benshi, ngo ntabwo twafata kamwe kamwe, ngo ntabwo twabivamo. Tugiye gufata ubugamba abantu batuvuga, tugiye gufata amadeni, tugiye gufata igisuzuguriro, tugiye gufata uburwayi, tugiye gufata uruzerero, tugiye gufata tubifungire hamwe muri duzeni. Niturangiza tubitwike. Nitumara kubitwika turatura amagambo meza. Hari aho bavuze ko tutazabaho, tugiye kuvuga ko tuzabaho. Hari aho bavuze ko tutazibukwa, tugiye kuvuga ko twibutswe n'Imana. Hari aho bavuze yuko tuzasenya, tugiye kuvuga ko twubatse. Hari aho bavuze yuko etapifodotayini tutazarengana umurenge turimo, ariko tugiye kuwurenga. Imana yaravuze ngo nkugize umuhanuzi uhanura amahanga. Turi abahanuzi b'amahanga bene data. Ntabwo turi abantu basanzwe, ntabwo turi abantu bagarukira muri karitsiye, ntabwo turi abantu bagarukira mu murenge. Turi abahanuzi b'amahanga. Imipaka igomba kwira tugatambuka. Imana yacu nishimwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ariko akiri uru rufunguzo muri iyi minsi 7 yo gusenga, umunsi wa gatandatu ni umunsi wo kwakira urufunguzo tugafungura. Umunsi w'ejo, umunsi wa 7 azaba ari umunsi wo kwinjira mu masezerano. Imana yacu nishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Mana yacu, Mana nziza, turasenze katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Dusenze kugira ngo ukure umuvumo ku bantu bawe, imivumo y'amagambo dukubitiye
kure, imivumo y'abarozi dukubitiye kure, imivumo y'abanyeshyari dukubitiye kure. Mana ibyo byose turabikusanije, turabifungiranye ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo, ntibikongere kwegura umutwe. Uko wishe Goliyati Mwami Mana, abari kutwicira imivumo, abari kufunga Mana, ufunga ubushomeri Mana, ufunga ibisazi Mana, ufunge karande Mana, ufunge kudatera imbere Mana, ufunga icyo cyangiro Mana, ufunga icyo gisuzuguriro Mana, ufunga ubwo bukene. Turafunze, turafunze, dushyize muri puberi, dushyize mu byo bagomba kujyana induba mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo ngibyo twitandukanije nabyo, uwo mwuka w'ibyaha, uwo mwuka w'ubusambanyi, umwuka w'ubujura, umwuka wo kubeshya, umwuka w'ubukene, turafunze mu izina rya Yesu. Ntabwo dushaka kuzongera kubona ibyo byumba no kubyinjiramo, turabifunze Mana. Turafungura umugisha, turafungura amarembo y'umugisha, turafungura etapifonetaya, dufunguye destiny zacu, dufunguye vision zacu, dufunguye imbaraga z'Imana, dufunguye aba baterankunga, dufunguye icyo cyerekezo Mwami, dufunguye ako gakiza, dufunguye ubwo butabazi Mana, Mana, Mana. Turafunguye, dufunguje ayo makwe, dufunguje ibyo byerekezo, dufunguje izo ngendo z'umugisha, dufunguye Uwiteka Mwami Mana Data ayo maperime, dufunguye Mwami Mana izo transport, dufunguye izo nyubako, dufunguye Uwiteka Mwami Mana icyo cyubahiro, dufunguye Data uko kwemerwa, dufunguye Mwami Mana izo nzira z'amafaranga, dufunguye Data wa twese uri mu ijuru, inshuti z'umugisha tapifodotayini, dufunguye ubwo buzima, dufunguye uko kurama, dufunguye uko kubaho, dufunguye kubona ijambo, dufunguye Data wa twese uri mu ijuru etapifodotayini, ubwo burinzi, icyo gitinyiro, iyo feva, icyo gikundiro Mana, Mana, Mana. Turafunguye Mwami, dufunguye inzira zose, iyo miryango yari ifunze Mana nifunguka aka kanya, ntago ari ejo, ntago ari ejo bundi Mana, reka bifunguke etapifodotaya, nibifunguke buri wese Mwami Mana Data nafungurirwe mu izina rya Yesu. Turafunguye, 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 turafunguye Mana. Ku kwezi kwa 9 reka tugusohokemo turi derivure, reka utwinjize mu masezerano, reka utwinjize mu byacu, reka Data bari bananiwe ubaha imbaraga, abari barambiwe Mwami Mana ubaha ikimenyetso cy'ibyiza. Mwami ndagushimye kubikoze, izina ryawe rihabwa icyubahiro, amena. Shalom, shalom. Imana ibaha umugisha. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ibakuyeho umuvumo, Imana yambwiye ngo hari ibyo ifunze kandi hari ibyo ifunguye, Imana yambwiye ngo ibahaye ububasha, ngo nimwakire ububasha, nimwakire ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, nimwakire ububasha bwo gutera imbere. Kandi Imana irambwiye ngo buri muntu wese imuhaye ibahasha, Imana irambwiye ngo buri muntu wese yakiye igisubizo, kubera yuko uku kwezi kwa 9 tugusohotsemo dufite ubutsinzi, tugusohotsemo dufite Mana we Mana, uku kwezi tugusohotsemo dufite password, akira password y'aya mezi 3 asigaye. Hari abantu bagiye kuyajyamo badafite password, batazi aho bagiye, ariko Imana irambwiye ngo abantu basenzeye nibature, nibakire password y'ukwezi kwa 10, ukwezi kwa 11, ukwezi kwa 9, ukwezi kwa 10, ukwezi kwa 11, ukwezi kwa 12, nimwakire password yari ya mezi, kubera ko Imana itanze password. Iyo umuntu afite password aratambuka, iyo umuntu afite password arahamagara, iyo umuntu afite password arabikuza. Imana iravuze ngo itanze password yari ya mezi 3 asigaye. Imana ishimwe, n'amezi azagora abantu batasenze, ariko wowe Imana iguhaye password kandi wakiriye ibahasha y'igisubizo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Imana yambwiye ngo buri muntu wese ategura ibahasha yo gushima, kubera yuko Imana igiye kurema ibintu bikomeye. Ntago Imana igiye kuguha igitenge, ntago Imana igiye kuguha telefone, ntago Imana igiye kuguha umugati, Imana igiye kuguha ikintu gikomeye, Imana igiye kugukoreramo, Imana igukoreyemo akira ikintu gikomeye gifata